Imana kw'Imana yonyine. Oh, byavuye se kuki? Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Ni Yesu wenyine ayiguhirwa. Mwese nimumenye yuko umukiza ojya asanganira. Mwese nimumenye, mwese nimumenye yuko umukiza ojya asanganira. Abaziwe suko nari mwiza bwa Yesu, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yarambawe n'abamuzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutsa ibyawe nta kibi yakoze, ni jyewe yasize. Binyibutsa ibyaha, binyibutsa ibyaha we nta kibi yakoze, ni jyewe yasize n'umukiza. Icyo nifuza ni ukuguma umukiza wanjye mwishema. Niwe ngabo yacu, niwe idukingira, imyambi bamubwira turasa. Niwe ngabo yacu, niwe idukingira, imyambi bamubwira turasa. None icyo ngusabye nabi Yesu wamubwira, ndashaka kubyuka, ziri inkuru ziceke, mpore bihariwe n'ibya Yesu. Ndashaka kubyuka, ziri inkuru ziceke, mpore bihariwe n'ibya Yesu. None maso yanjye nawe munwa wanjye, nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe uwankuye ibyaremwe. Mwese mushimishe, mwese mushimishe uwankuye ibyaremwe byose tumushime. Yaramaza umagije angura amaraso ye kuko anyuzuza n'Imana. Yanyitangiye
namwe ruvuga